bagizwe umutone mu gitaramo rero mwasanze ntaramana n'urungano rwanjye ariko nanjye rikanze kubakumbuza abo batarami tuba dutaramanye. Burya kera niyo umunyeshuri nakundaga kwiga imibare, burya twagiye twiva imizi dushyitse muzingo tugeze ku mibare ayihwerera dusanga none kandi narakundaga umubare gatatu. Dusanga impamvu nakundaga umubare gatatu nuko gatatu ifite ibigwi byagutse mu isi. Burya na Mana twizera mu butatu butagatifu ariyo Mana, Imana Mwana, Data na Roho Mutagatifu. Gatatu irakomeza yagura ibigwi, dusanga ko ari mu muco nyarwanda abana bitwa amazina ari batatu baragajwe imbere n'uburiza ubahita n'ubuheturi. Hagakurikira wa kane n'uwa gatanu. Gatatu irakomeza yagura ibigwi, dusanga ko na Yesu Kristo umukiza wacu yamaze mu mvi incuro itatu. Gatatu irakomeza yagura ibigwi, dusanga ko niyo bageze aho Yesu bamubambye imisumari bamuteye ni itatu, nta wa kane twasanze. Gatatu irakomeza yagura ibigwi, dusanga ko n'isa cyabitse gatatu umugaraga kyakana sebuja gatatu we Petero. Gatatu irakomeza yagura ibigwi, dusanga ko n'abagenekereza amateka abami bunamiye u Rwanda ari batatu baragajwe imbere n'umwami Ruganzu Ndori warwambuye abaguru n'abanyoro mu myaka 11 yarishize nta ngoma ngabe nta bitaramo ntaki ngo mpagarare hano kaye musingo mbataramire. Wa kabiri wenda mwibagiwe, ariko wa gatatu ni perezida wacu Paul Kagame wadukuye mu gicucu cy'urupfu aza nta watonesha amatara raka imihanda amashyi n'impundu kuri perezida wacu Paul Kagame mwuka byaramwe. Aya macyara ya perezida wacu Paul Kagame mwaba muri gupebesha Imana mwongere muhuza amashyi n'impundu zivuga urwananga. Murakabyara rero data mubyeyi, umubyeyi yampiniye urugohe nza kumva kari ni mubanda kandi burya avuga rimwe nkumva kabiri, mukomeze muberere ku muharuro murakabyara.